ubuturo bwera ni Yesu Kristo. Amen. Ni umurimo we ugendereye gukiza umuntu. Ni umurimo we wo gutwara ibyaha ukabikura ku bari mu isi, hanyuma ukabishyira kuri nyirabayazana akabihanirwa, hanyuma abantu b'Imana bakabona umudendezo. Abayeri igice cya 11 umurongo wa 6 bavuga ko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho kandi kagororera abagenje bate abayishaka, kandi ngo utizera ntibashoboka ko agenje ate ayinezeza. Bivuze ngo mu buturo bwera na ahantu ho kuremerwa kwizera, kugira ngo abantu babone uko banezeza Imana. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo bandemere ubuturo bwera nture hagati muri bo. Ibyo rero bigomba kuba bishushanya umurimo wa Yesu, kuko Yesu ni Emmanuel, Imana iri kumwe nande natwe, Imana iri mu bantu bayo. Umugambi w'ubuturo bwera rero ni uguhishura Yesu Kristo akigaragaza mu bantu, kandi umurimo we ukagera ku ntego. Reka tubwire abantu ko ubuturo bwera n'ibyabukorerwagamo na birabikoresho bishushanya umurimo wa Kristo. Ariko kandi iminsi mikuru n'amasabato, iminsi mikuru ihuje n'amasabato, byo bishushanya ibihe wa murimo wagombaga gukorerwa. Wibuke kwezi umunsi w'isabato, iminsi 6 ujya ukora aba ari ikoramo imirimo yawe yose, ariko uwa 7 ni isabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagira umurimo wose uwukoraho. Umucyo w'isabato tubahaye ikaze. Nshuti mukundwa, duhuriye ku murongo w'umucyo w'isabato, ndakuramukije mu izina ry'Umwami wanjye Yesu Kristo. Nejejwe nuko tugize aya amahirwe yo kuza kuganira ku ijambo ry'Imana, kandi si ubwa mbere, ahubwo Imana yiduha ubu buryo kugira ngo twunguke byinshi mu kuri kw'ijambo ryayo. Imana yacu yabwa icyubahiro. Njye ngira umugisha kandi wo guhura na bene data kugira ngo dusangire ukuri kw'ijambo ry'Imana. Murabibona yuko ntaje njyenyine, ahubwo nzanye na mwene data. Njye tuvugana ku bo duhuye bwa mbere kuri uyu murongo w'umucyo w'isabato, nitwa Eric Habyarimana, kandi nzanye na mwene data tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Ndakwakiriye mu izina rya Yesu. Urakoze cyane muvandimwe Eric. Nejejwe nuko rero duhuye, kandi ndagira ngo wibwire abantu b'Imana mbere yuko dukomeza ikiganiro. Reka nanjye mbasuhuze bene data bakurikira umucyo w'isabato. Amahoro y'Imana abane namwe. Amen. Amazina yanjye nitwa Ihirwe Praise cyangwa se Praise. Nkaba nejejwe no kubana namwe muri uyu mwanya. Amen. Bandi duhana umugisha. Yego. Praise rero twahuriye mu murimo w'ivugabutumwa. Muri kubibona yuko turi ku rusengero rw'itorero ry'Abadventiste umunsi wa 7. Turi mu gihugu cy'Ubugande, hano bahita gute? Urakoze cyane Eric. Hano turi mu murimo w'ivugabutumwa mu gihugu cy'Ubugande, aho bita Nyansenge. Yego. Ni muri Kikube district. Ubu ni mu majyaruguru y'Ubugande. Yego. Na hano numvise bahita mu Bunyoro, higanje itsinda ry'Abanyoro mu bwami bw'Ubugande bwa kera. Niho twaje mu ivugabutumwa. Ivugabutumwa ntabwo ryateguwe n'umucyo w'isabato, oya, ahubwo ryateguwe n'irindi tsinda ry'abantu b'Imana, ariko kandi baraturarika kugira ngo tuze gufatanya nabo umurimo. Ni itsinda rya Ari Bugufi Ministry. Ari Bugufi Ministry niyo yateguye ivugabutumwa hano. Ntabwo ari hano hari kubera amateraniro gusa Nyansenge, ahubwo hari ibindi bice, hariho amasite menshi, hariho ababwiriza batandukanye turi kumwe muri uyu murimo, kandi turashima Imana yuko Imana ikomeje kudufasha kugira ngo umurimo ujye mbere. Ese umurimo uri kubona umeze gute? Ni gute abantu b'Imana bo muri ibi bice bari kwakira ubutumwa bwiza? Nta gushidikanya ko buryo murimo wacu nk'ababwiriza ni umurimo wo kubiba, kandi Yesu niwe wavuze ngo ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umuntu ubibye imbuto mu murima, akagenda akaryama zigakura atazi uko zikuze. Nta gushidikanya ko rero iduhaye umwuka w'ubuzima, ikaduha icyo kuvuga, ikomeje no gutuma benshi bakira ukuri mu buryo bugaragara n'ubutagaragara. Ntacyo dushinja Imana yabanye natwe. Amen. Tuje rero kuganira abo tubana ku mucyo w'isabato. Twagiye tugira ibiganiro bikomeye kandi byiza byerekeranye n'ukuri
kw'iki gihe mu buryo bw'umwihariko ihame ry'isabato ryirengagijwe. Twahereye mu itangiriro kugira ngo dusuzume uko isabato yaje, turebe uko abakurambere bayiruhukaga, tugera mu mategeko ya Mose dusangamo itegeko rya 4 ritwereka isabato. Ariko igihe twari turi gusuzuma ibitabo bya Mose, hari ikindi kintu kidasanzwe twabonyemo ubuturo bwera. Yari ari ku musozi wa Sinayi ari kumwe n'Imana mu minsi 40. Imana ntabwo yamuhishuriye amategeko yayo gusa, ahubwo yamuhaye n'igishushanyo mbonera cy'ubuturo bwera, aho amategeko y'Imana yagombaga kubikwa. Abo twabanye murabyibuka ko twaganiye na mwene data Ismael akadusangiza ibyerekeranye n'ubwo buturo bwera n'uburyo ari ishusho y'umugambi w'Imana, ndetse n'uburyo Satani yakomeje kurwanya uwo mugambi. Ariko ntabwo twabonye ubuturo bwera gusa, ahubwo twabonye n'iminsi mikuru y'Uwiteka, iminsi igendana n'imirimo yakorerwaga mu buturo bwera. Iyo ngingo rero ntabwo twayikozeho, kandi muzanye na mwene data kugira ngo tuzaganire ku minsi mikuru y'Uwiteka. Ndagushimira yuko wabitwemereye. Murakoze cyane. Mbere rero yuko twinjira mu kiganiro nyirizina, ndagira ngo duce bugufi imbere y'Imana, nsabe mwene data abanze ashyire mu biganza by'Imana iyo programme tugiye kwinjiramo muri uyu mwanya. Kadusenge. Mana yacu, turagushimye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Tunejejwe nuko iby'agakiza kacu utabidushyize kure, ahubwo watanze ubwenge ngo abantu bige gusoma, kandi uranatwandikishiriza urwandiko rwiza rurimo agakiza, Bibiliya. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Umuntu wese rero umuhe gufungukirwa amaso, kandi abashe kubona umugambi wo kumucungura uri imbere ye, kugira ngo awusobanukirwe, kandi ibihendo by'umwanzi biriho muri iki gihe bibuza abantu gusobanukirwa n'ibyo wandikishije, bikabatera kwitiranya ibintu n'ibindi, bihezwe mu izina rya Yesu. Amen. Duhe umwuka wawe wera twe n'abadukurikiye, kandi twese duhe umwiteguro wo kuzasangwa dukiranutse mu izina rya Yesu. Amen. Freze, igihe twageraga ku musozi Sinayi nari maze kubikomozaho, hari ikintu kidasanzwe twahabonye. Twabonye Imana itindana na Mose iminsi 40, ndetse imuhishurira ibintu bikomeye, amategeko 10 y'Imana, amategeko agaragaza imico yayo. Ariko kandi ntabwo ari icyo yakoze gusa, ahubwo ibice byinshi by'igitabo cyo Kuva bisobanura uburyo Imana yateguye inyubako idasanzwe. Mose agahabwa amabwirizwa yo kuyubaka, ariyo nyubako izwi nk'ubuturo bwera. Ikintu gitangaje, ntabwo ari isabato gusa itazwi, ahubwo n'ubuturo bwera nabwo twasanzwe butazwi. Ntabwo abantu benshi bazi iby'ubuturo bwera, kandi rwose n'umugabane utari mutoya uri mu byanditswe byera. Mbese kuri wowe ubuturo bwera bisobanuye iki? Ni gute umuntu w'Imana ukunda Bibiliya akwiye gusobanukirwa n'ubuturo bwera? Urakoze cyane Eric. Mu by'ukuri umugabane munini w'abakristo benshi ntabwo basobanukiwe neza n'iby'agakiza kabo. Bavuga ko bakagendana, barakaririmba, ariko kandi ubabajije aho gashingiye ntabwo bahumva. Ndetse bitewe n'uko Satani ari umugome, urwango Satani yanze isabato yo muri Bibiliya rwateye abantu gufata ko isezerano rya kera ryose ridafite agaciro, ari nta kindi barimo barwanyamo isabato y'umunsi wa 7. Ndagira ngo abantu babyumve neza, Bibiliya umugabane munini wayo ni isezerano rya kera. Ariko kugira ngo Satani akunde yangisha abantu isezerano isabato, yagerageje kubabwira yuko ibyo bintu byose nta gaciro bigenze bifite. Biratangaje cyane. Ahubwo sikiri kuri iyo ngingo, buri umuntu ashobora kumva isezerano rishya atazi isezerano rya kera. Ntabwo bishoboka. Reka tubwire abantu ko bidashoboka, kubera ko isezerano rishya ni igicucu, ni ishusho y'isezerano rya kera, kuko isezerano rya kera ryari igicucu. Bivuze ngo rero utabanje kumenya ibyo ngibyo byabanje, nta nubwo wamenya ishusho yabyo. Ntabwo bishoboka. Nge mbona ari n'ibibwirizwa by'isezerano
isezerano rishya mbona ari ibibwirizwa by'isezerano rya kera cyane rwose. mbona abanditsi barakotingaga amagambo bavanye mu isezerano rya kera kugira ngo batange message kuba icyo gihe. Rwose niko bimeze. Nk'umurimo wagiye ukorwa mu isezerano rishya utandukanye, wagiye uhanurwa n'abahanuzi bo mu isezerano rya kera, imibereho ya Yesu yahanuwe nabo mu isezerano rya kera, umurimo we wahanuwe mu isezerano rya kera, benshi batandukanye, ndetse na Yesu mu gihe cye yakundaga kugaruka ngo byanditswe ngo byanditswe ngo byanditswe ngo, nta handi yabaga avuga rero ni mu isezerano rya kera. Yego. Ubwo uratwereka yuko mu by'ukuri abantu bagerageje kurwanya isabato kugira ngo babigereho basenya isezerano rya kera muri rusange, kuko bararebye babona isezerano rya kera rigihari rigifite ububasha. Ntabwo isabato bayikuraho, bayikura naho n'isezerano rya kera ryose. Ariko ubu ni ubuhendanyi bwa Satani. Kandi Ibyahishuriwe igice cya 12 hatubwira neza ko ibitereko bibiri by'amatabaza byombi bihari, kandi ibyo byanditswe nyuma y'uko isezerano rishya ribonetse. Nibyo rwose. Ubwo rero mu isezerano rya kera harimo n'ubuturo bwera, ni nacyo twari turimo tuvugaho. Warumbajije uti kuri wowe ubuturo bwera ni iki? Ubuturo bwera ni Yesu Kristo. Amen. Ni umurimo we ugendereye gukiza umuntu. Ni umurimo we wo gutwara ibyaha ukabikura ku bari mu isi, hanyuma ukabishyira kuri nyirabayazana akabihanirwa, hanyuma abantu b'Imana bakabona umudendezo. Ubwo nibwo buturo bwera. Ni ukugarura ishusho y'Imana mu muntu. Ikintu cya mbere kigomba kumvikana neza n'aya magambo ari mu Kuva igice cya 25 umurongo wa 8. Ni amagambo Imana yavuze ngo kandi bandemera ubuturo bwera nture hagati muri bo. Imana irashaka gutura hagati muri twebwe, kandi uwo ni umunezero wayo. Iyo usomye mu Migani igice cyaho cya 8 hagaragaza ko kuba Imana ishaka gutura mu bantu bayo nibyo munezero wayo. Hari amagambo avuga ku murongo wa 31, Bwenge yararimo avuga imibereho ye. Bwenge ni Yesu Kristo. Barenze baravuga ngo icyo gihe ku murongo wa 30, icyo gihe nari kumwe nayo ndi umukozi w'umuhanga, kandi nari umunezero wayo iminsi yose. Bwenge ngo yari umunezero wa Data wa twese, ngahora nezerewe imbere yayo. Ariko niki cyanezezaga? Ngo nanezerwaga imbere yayo. Murongo wa 31, nkishimira mu isi yayo yaremeye guturwamo, kandi binezeza byanjye byari ukubana n'abantu. Nuko umunezero wa Yesu kugira ngo usohozwe wuzurira mu kubana n'iki naba mu buturo bwera. Rero ni ahantu ho gusoreza umugambi w'Imana n'umunezero wayo. Umugambi w'Imana n'umunezero wayo rero ntabwo ushobora kubaho abantu batayizera. Niyo mpamvu Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 6 bavuga ko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho, kandi ikagororera abagenje bate abayishaka, kandi ngo utizera ntibashoboka ko agenje ate ayinezeza. Bivuze ngo mu buturo bwera ni ahantu ho kuremerwa kwizera, kugira ngo abantu babone uko banezeza Imana. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo bandemera ubuturo bwera nture hagati muri bo. Ibyo rero bigomba kuba bishushanya umurimo wa Yesu, kuko Yesu ni Emmanuel, Imana iri kumwe nande natwe. Imana iri mu bantu bayo. Umugambi w'ubuturo bwera rero ni uguhishura Yesu Kristo akigaragaza mu bantu, kandi umurimo we ukagera ku ntego wo kugarura ishusho y'Imana muri nde umuntu. Urakoze cyane. Nubwo abantu b'Imana twabiganiriye, ni gute ubwo buturo bwera buhishura Yesu Kristo? Nta gushidikanya ko uburyo ubuturo bwera buhishura Yesu Kristo. Reka tubande turebe Yesu Kristo ngo icyo yakoze ni iki. Ndetse ntabwo turi bumurebe mu bwiza bugaragara bw'inyuma, kuko Yesaya atubwira yuko ubwo twamubonaga mu ishusho igaragara ntabwo yari afite ubwiza bwatuma abantu bagenje bate bamwifuza. Ubwo rero turaza kureba ibigize umurimo we. Umurimo wa Yesu Kristo rero ugizwe n'ibyiciro bitandukanye. Hari umubatizo we, ari nawo ntangiro y'umurimo. Sinzi niba wenda abadukurikiye bari kubyumva neza. Umubatizo wa Yesu Kristo ni intangiro y'umurimo. Hari urupfu, hari ukubabazwa kwe, guhera ku gashyamba ka Getsemani kugeza igihe Karuvari. Hari urupfu rwe kuva Karuvari, igihe cyose yamaze mu gituro. Hari umuzuko we, ndetse hari no gutangira umurimo wo kudusabira mu bwami bwo mu ijuru. Ndetse hakaba n'umurimo w'igihe cy'urubanza. Hakazaba n'igihe umurimo ugomba kurangira, cyangwa se hakabaho irangiza rubanza, abantu bagahabwa ingurano z'imirimo yabo. Ibyo byose rero bigize umurimo wa Yesu, nibyo bintu byagaragajwe mu buturo bwera. Yego. Ndibutsa abantu b'Imana ko bashobora kuvana amakuru yerekeranye n'ubuturo bwera mu Kuva igice cya 25
gukomeza ibindi bice bisigaye by'igitabo cyo kuva. Twabonye ubuturo bwera nk'inyubako igizwe n'ibyumba bibiri, icyumba kimwe cyitwaga ahera, ikindi cyumba cyitwaga ahera cyane. Ibyo avuze byose byabonekaga aho ngaho, kandi yari korotiriye n'igipangu, reka bari ko mbivuga gutyo. Hari urugo narwo rurimo bimwe muri byo bishushanya ibyo. Sinzi niba watwibutsa kugira ngo ugende uhuza iby'uwo murimo wa Kristo n'ibintu byabaga mu buturo bwera. Urakoze cyane. Mu buturo bwera uko bwari bwubatse bwari buteye iburasirazuba, bwerekeye iburasirazuba, amarembo yaho yose yarebaga iburasirazuba. Ubwo no kuvuga ngo uwinjiraga yanyuraga iburasirazuba, hanyuma bugakomeza bwerekeje iburengerazuba. Ibyo rero bihuje agaciro n'umurimo wa Yesu, ko Yesu yitwa Yesu kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha bye. Zaburi 104 hari iki tubwira kuri iyo ngingo y'iburasirazuba n'iburengerazuba. Hari amagambo ijambo ry'Imana ritubwira. Zaburi 103 umurongo wa 12 haranditse ngo nk'uko izuba rirasira hitaruye aho rirengera, niko yajyanye kure yacu ibicumuro byacu. Amen. Bivuze ngo uko byavaga iburasirazuba byerekeza iburengerazuba, niko byayishuraga umurimo w'Imana wo gutandukanya ibyaha ubwoko bwayo n'ibyaha byabo. Niko Zaburi tubwiye. Ibyo bihuje n'izina Yesu risobanuye ngo niwe uzakiza abantu be ibyaha byabo, kandi ibyo nibyo koko niko biri. Kuko urebye na Yesu nk'uko igitambo, iyo umuntu yinjiraga umunyabyaha azanye igitambo yavaga iburasirazuba, hanyuma amaraso umutambyi ya ryatungo yarayafataga. Wenda tubanje kubivuga mu ncamake kugira ngo tuvuge kuri iki kintu nabyo turabikomozaho. Akagenda akayajyana hirya ya wa mwenda, akayatonyanza kuri wa mwenda wari mu ruhande rwa hehe iburengerazuba. Ibyo bisobanuye iki rero? Yesu Kristo yishyizeho ibyaha by'abatuye isi ari Getsemani, hari mu burasirazuba bwa Yerusalemu. Hanyuma aza kubambirwa, ibyo bintu arabikomezanya, anyura muri Yerusalemu, bamucira urubanza. Aho yabambiwe, aho yavugiye birarangiye, ni iburengerazuba bwa Yerusalemu i Karuvari. Umva ko Yesu ashushanya ubuturo bwera, kandi ni umugambi mwiza wo gukiza abari mu isi ibyaha byabo. Kandi nyango iburasirazuba, igihe Bibiliya ivuze iburasirazuba, imvugo ya Bibiliya inakoresha iburasirazuba ivuga mu ijuru cyane rwose. Dukurikije nk'ibyahisho igice cya 13 batubwira iby'ibyago 7. Icyago cya 6 kizakamya Ufurate, ngo ni kugira ngo inzira z'abami baturuka iburasirazuba zitegurwa. Iburasirazuba ni mu ijuru, aho Kristo azaturuka aje gutwara abantu b'Imana. Urumva rero Kristo wavuye mu ijuru akaza gukiza umunyabyaha, yaturutse iburasirazuba agana iburengerazuba cyane. Icyo kintu kirabyibushye cyane nacyo. Murakoze cyane. Nuko rero umuntu arakomeje, umuntu nukuvuga ngo icyambere ni irembo. Irembo ni Yesu Kristo. Amen. Kandi Yesu yabisobanuye neza avuga ati ni gerembo. Yohana igice cya 10. Bivuze ngo irembo ryo mu buturo bwera ryashushanyaga Yesu Kristo. Kandi avuga ati ni gerembo ry'intama. Iryo rembo nta wundi muntu waga yemereye kurinyuramo uretse abatambyi gusa, kereka igihe umuntu afite impamvu imuzanye, by'umwihariko azanye ituro cyangwa se azanye igitambo cy'intama. Ugakomeza. Bivuze ngo iyo ntama niyo yamwemeraga kwinjira mu irembo. Iyo wageraga imbere, umunyabyaha ryaturagaho ibyaha bye. Kandi iyo ntama nayo ni ishushanya Yesu Kristo, ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Yohana 1:29 ngo uyu mwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari hehe mu isi. Igicaniro cy'ibitambo cyashushanyaga ukubazwa kwa Yesu Kristo n'urupfu rwe, kwaho ni intama yasogoterwaga ikanatwikirwa. Kuko Yesu, ijambo ry'Imana tubwira yuko ngo yagezweho n'uburakari bw'Imana, kandi uburakari bw'Imana biri tubwira yuko ngo bugurumana. Ntekereza ko ari ibintu byumvikana cyane, abantu bagomba kubitega amatwi. Icya kabiri cyakurikiragaho, mbere yuko abatambyi, kuko nibo bonyine babaga bemerewe kwinjira mu buturo bwera cyangwa se mu ahera, mbere yuko abatambyi binjiraho babanzaga gukaraba ibirenge ndetse n'intoki. Byashushanyaga igikarabiro, kandi igikarabiro cyashushanyaga ukuzuka kwa Yesu Kristo. Kurumva Yesu Kristo yapfuye ku gicaniro cy'ibitambo, ariko kandi arazutse hehe
arazutse ku gikarabiro hafi y'umuryango rwose, hafi y'umuryango mbere y'uko yinjira. yego Yarabanje arazuka, kandi niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ndetse iyo wakomezaga imbere wabonaga mu ruhande rw'ibumoso cyangwa se rw'iburyo bw'uwinjira, uruhande rw'iburyo bw'uwinjira ubwo hari mu majyaruguru, hari ameza y'imitsima. ubwo wagezemo imbere noneho. Nagezemo imbere. yego Bishushanya iki? Bishushanya yuko Yesu Kristo mu rupfu rwe yahindutse umutsima yego abantu bagomba kuryaho. Ariko kandi bigashushanya yuko Yesu Kristo niwe jambo ry'Imana, niwe udutunga buri munsi mu mibereho yacu, kandi niwe udutunga mu byamwuka bwacu. Yohana 6 ati umutsima nzatanga kubw'abari mu isi kugira ngo bahe ubugingo ni umubiri wande wanjye, kandi ngo amagambo babwiye niyo mwuka kandi niyo ki bugingo. Urera mitsima rushushanyaga ijambo ry'Imana, kandi Yesu Kristo niwe jambo ry'Imana. yaranabivuze igihe Satani yamurwanyaga, aravuga ati umuntu ntatungwa n'umutsima gusa Cyane ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. rwose, umuntu ntatungwa n'umutsima ahubwo atungwa n'amagambo ava mu kanwa k'Imana. Rero iyi tereko cy'amatabaza cyabaga giteganye n'ameza y'imitsima. Byashushanyaga uburyo Yesu Kristo ari we mucyo w'isi. Yohana 8 Yesu arababwira ati nige mucyo w'isi. Yohana 9 ati naje mu isi ndi umucyo w'isi kugira ngo umuntu wese unyizera atagendera hehe mu mwijima. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Iyo wakomezaga imbere wabonaga igicaniro cy'imibavu, ni umurimo wo gusabirwa na Yesu Kristo. Amasengesho yacu nta mumaro yagira hatabayeho gusabirwa nande na Yesu Kristo. Mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa mbere igice cya 52 hari ahantu handitse ngo Kristo umutambyi wacu mukuru. Baravuze ngo nubwo mwuka wera dusabira, ariko umurimo we ntabwo wagereranywa n'uwa Yesu Kristo, kuko wa Yesu Kristo we afata bya bintu byose kwa kudatungana kw'abantu b'Imana kose iyo bamwizeye, akabigerekaho umubavu wo gukiranuka kwe. Mwuka wera ntabwo yabikora, ahubwo noneho akabigaragaza imbere ya Data wa twese ari ibintu bimeze nk'aho bitunganye, nubwo bitari bifite gutungana, ariko kubera yuko binyuze muri Yesu bibashije gutungana. Rero uwo ni umurimo akora wo kudusabira nk'abantu b'Imana, abamwizeye bose. Hanyuma iyo wageraga ahera cyane rero wahageraga umurimo w'urubanza. Umurimo w'urubanza hari amategeko y'Imana, amategeko asohora kuri Kristo Yesu, kandi niwe wayasohoje rwose, kandi niwe mucamanza. Ubwo rero ibi tuzabivugaho tugeze mu gika kitwereka iby'umurimo w'urubanza. Hanyuma iyo umutambyi mukuru ku munsi w'impongano yarangizaga gukora uyu murimo, yarongeraga akagaruka, hanyuma agakora umurimo wo gushyira bya byaha Abisirayeli bose bihannye kuri nyirabayazana. Hanyuma mu buryo bw'igishushanyo washushanyabwa n'ihene bakamwohera mu butayu. Umurimo wo gukura ibyaha ku bwoko bw'Imana ukaburarangiye. Urakoze cyane kutwibutsa aya mateka, utwereka n'iby'ubuturo bwera, ukomoje rero ku bijyanye n'igihe, ndetse uvuze umunsi mukuru w'impongano. Ubwo rero ubuturo bwera n'imirimo yabukorerwagamo bitwinjiza mu gika cyerekeranye n'iminsi mikuru y'impongano, n'iminsi mikuru muri rusange, harimo n'uwo munsi mukuru w'impongano. Abantu b'Imana benshi ntabwo basobanukirwa gutandukanya amasabato avugwa muri iyi minsi mikuru muri iyi minsi mikuru n'isabato y'umunsi wa karindwi. None se ni gute twahuza imirimo yakorerwaga mu buturo bwera n'iminsi mikuru y'Uwiteka? Reka tubwire abantu ko ubuturo bwera n'ibyabukorerwagamo na birabikoresho bishushanya umurimo wa Kristo. Ariko kandi iminsi mikuru n'amasabato, iminsi mikuru ihuje n'amasabato, byo bishushanya ibihe wa murimo wagombaga gukorerwaho, kuko umurimo twabonye ko ufite ibika. Ubuturo bwera bushushanya umurimo wa Kristo, naho iminsi mikuru n'amasabato bigashushanya ibihe uwo murimo wagombaga kugenza gute, wagombaga kuzajya ukorerwa. Nibyo wahereye ku gicaniro cy'ibitambo, utwereka ko ari urupfu rwa Kristo rwakurikiwe n'umuzuko we, rukurikirwa n'umurimo we wo kudusabira, rukurikirwa n'umurimo we w'ubucamanza. Bivuze ngo hari igihe bigomba gukorerwamo cyane. Ubwo iyo minsi mikuru iraduhishurira icyo gihe cyari cyo. Mu yandi magambo, nituba tugiye kwiga ku gicaniro tukiga iby'urupfu rwa Kristo, turaza no kureba ngo nuwuhe munsi mukuru wagombaga kugaragaza igihe ibyo byagombaga kubera, n'icyo byagombaga kuba bishushanya, kuko Bibiliya bivuga. Nituza kuba turi kwiga neza ku bigendanye n'igikarabiro, turaza kureba ngo mbese ni iki cyashushanyaga ku gikarabiro. Nituza kuba turi kwiga neza ibigendanye n'ameza y'imitsima ndetse n'ibindi, turaza kureba. Nituza kuba turi kwiga ku gitereko cy'amatabaza, nabwo turaza kubibona. Ijambo ry'Imana rigenda ribishura, tugenda tubona
ibihe ijambo ry'Imana ryahanuye uyu murimo ugomba gukorerwa. Yego. None ni iyihe minsi mikuru y'Uwiteka dukurikije ibyakorerwaga mu buturo bwera Bibiliya itubwira? Iminsi mikuru y'Uwiteka yo Eric yari myinshi, ariko ukurikije ubuturo bwera habaga hari Pasika yari ya mbere, hari iminsi mikuru y'imitsima idasembuwe, hakaba hari umunsi mukuru w'umuganda w'umuganura, ibyo mu Cyongereza bise ngo ni first fruits, hakaba hari noneho oya ni wave shiv, hakaba hari noneho n'umunsi mukuru w'umuganura. Hari umuganura, hari umuganda w'umuganura, hakaba n'umuganura. Uwo kuzunguza iseri ni wa wundi bitaga umuganda w'umuganura. Hanyuma none umuganura wabaga ku munsi wa 50 uvuye kuri wa wundi, ndetse uwo munsi wa 50 bana witaga umunsi mukuru w'ibyumweru, ko wabaga ugizwe n'amasabato 7 cyangwa se ibyumweru 7. Hanyuma ku wa mbere ukurikiye amasabato 7 cyangwa se ibyo byumweru 7 akaba aribwo bagenza bate bawizihiza. Hakaba hari n'umunsi mukuru wo kuvuza impanda. Uwo munsi wa 50 niwo witwa Pentecote. Ni nawo bita Pentecote, uwo ngo twise ngo n'umunsi w'umuganura. Hakaba hari noneho n'umunsi w'impanda wateguriza abantu iby'urubanza, wabaga ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 7. Hakaba hari noneho n'umunsi wa 10 w'ukwezi kwa 7 witwaga umunsi mukuru w'impongano. Cyabaga ari igihe cyo gukura ibyaha mu bwoko bw'Abisiraheli, wabaga ari umunsi w'urubanza. Hanyuma noneho ba bantu bamaze kugaragara yuko batunganiye Imana banezererwaga imbere yayo ku munsi wa 15 w'ukwezi kwa 7 kugeza ku munsi wa 23. Ntekereza ko iyo minsi mikuru y'Uwiteka yabanaga n'ubuturo bwira niyo ngiyo. Hari nandi masabato ariko yataraye iminsi, ahubwo ari ay'imyaka. Nk'urugero nk'umwaka wa 7 wabaga ari iki? Wabaga ari isabato. Rero abantu reka tubabwire ko bakeneye kwiga Bibiliya kugira ngo bamenye itandukaniro riri hagati y'ibi bintu, bamenye amasabato yabaga arebana n'ubuturo bwera n'iminsi mikuru, bamenya ya buri mwaka, ariko kandi bahashyire n'itandukaniro ku isabato y'umunsi wa kangahe? Wa 7. Yego. Ndibaza ikibazo ku bantu b'Imana batuteze amatwi badasobanukiwe n'ibi bintu. Tumaze kubona iby'iminsi mikuru, ubwo ino minsi mikuru ni nayo izaduha amasabato. Abantu b'Imana babyibuke neza yuko isabato bisobanuye ikiruhuko. Bivuze ngo iyo minsi mikuru y'Abisirayeli yagendanaga n'imirimo yakorerwaga mu buturo bwera, niyo yatangaga ikiruhuko. Ubwo yenda kuri Pasika tuzareba niba habaga hari ikiruhuko cyangwa se nta gihari. Ku munsi w'impongano hari ikiruhuko cyangwa se nta gihari, ibyo tuzabisuzuma tubigezemo, kuko nibyo bizaduha amasabato ayariyo. Nuhe mugambi w'iyi minsi mikuru? Nkuko twabivuze, umugambi w'iminsi mikuru wari uri mu bika. Yego. Bwa mbere kwari ukuzajya bibutsa Abisiraheli. Ubwo ni ukwibuka. Ni ukwibuka. Yego. Kabiri ni ukubigisha. Yego. Isomo ry'iby'umwuka. Ariko gatatu nkuko twabibonye byari ibihe bigaragaza igihe umurimo wa Mesiya uzajya uberaho. Yego. Ikizajya kiranga ko avuye mu cyiciro kimwe agiye mu kindi, ndetse Bibiliya ubwayo irabisobanura neza. Ubwo rero ukubiye muri ibyo bika bitatu, umurimo w'iyi minsi mikuru: kwibutsa, kwigisha, ndetse no gushushanya cyangwa se no kugaragaza ibizaba. Yego. Hari isomo rero riteje impaka umugaragu w'Imana Pawulo yanditse Abakolosayi igice cya 2 umurongo wa 14, ahari wageza ku murongo wa 16. Haranditse igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga, ikarudukuzaho kurubamba ku musaraba. Kandi maze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi, ibahemura ku mugaragaro, ibivuga hejuru kubw'umusaraba. Nuko rero ntihakagire urubaca urubanza kubw'ibyo murya cyangwa ibyo munywa, cyangwa kubw'iminsi mikuru, cyangwa kubwo kuziririza imboneko z'ukwezi cyangwa amasabato, kuko ibyo ari igicucu cy'ibizaba, naho umubiri wabyo ufitwe na Kristo. Yego. Iri somo ryagiye rigora abantu kuryumva, kuko barabwiwe bati ntihakagire umuntu bacira urubanza. Yego. Haba ku by'iminsi mikuru, haba n'amasabato. Maze basomye iri somo rya Pawulo bumva harimwo itegeko ry'isabato. Wigeze kubikomozaho dutangira yuko Satani yanze isabato cyane, ku buryo abantu bangishijwe n'isezerano rya kera uko byakabaye. Mbese ni irihe tandukaniro
twabasha kuvumbura nubwo tuzongera tukabigarukamo ry'isabato y'umunsi wa karindwi tubwirwa mu gitabo cy'itangiriro ndetse no mu itegeko rya 4 mu gitabo cyo kuva n'aya masabato avuzwe Pawulo abwiye abakolosayo ko ntawe ukwiye kubacira urubanza kubw'ibyo ngibyo. Arakoze cyane Eric. Reka tubanze tubwira abadukurikiye ku isabato y'umunsi wa karindwi ibi bintu ngo byari ibintu byasuraga ibizaba. Yego. Ariko isabato yo ku munsi wa karindwi abantu bakeneye kuyitondera. Kubera yuko yashyizweho icyaha kitaragenza gute kitarabaho. Kandi hari igihe abantu bajya babeshyera Imana ngo yari yarateganyije ko icyaha kizaba. Ntabwo Imana yateganyije ko icyaha kizabaho. Ahubwo Imana yabonye ko bishoboka ko cyabaho. Iteganya incungu. Ntabwo Imana ariyo yavuze ngo byanze bikunze ngo uyu muntu azacumura. Oya, byaba bivuze ko Imana ariyo yagenje gute yamuteye gucumura. Ahubwo Imana yateganyije ko uyu muntu bishoboka ko yacumura. Yaba ngo biramutse bibayeho byagenda bite. Biramutse bibayeho ko uyu muntu acumura. Reka nteganya incungu. Iteganya Yesu abo umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi atari uko Imana yifuje ko icyaha kibaho. No kuvuga ngo rero isabato n'urwibutso rw'uko Imana yaremye umuntu. Bivuze ngo isabato idusubiza mu byabaye ntabwo ivuga ibizaba. Yo itugarura bwa mbere mu byabaye. Ikatwibutsa igikorwa cyabaye. Ariko amasabato yatwibutsaga igikorwa tugenje gute tugitegereje. Byari ibisuri bizagenza gute ibizaba. Murakoze cyane. Imana bakwiye gusobanukirwa uko kuri bakabasha gutandukanya iby'isabato y'umunsi wa karindwi n'amasabato. Abo twabanye twarabiganiriye twabonye yuko isabato n'ahangaha turi muri Uganda tubasha gukomeza isabato y'umunsi wa karindwi cyane rwose. Ariko amasabato yo mu buturo bwera ntabwo byakundaga yuko akomezwa abantu batari i Yerusalemu. Ikindi kandi Eric, reka abantu babyumve neza nk'uko bivuze byari bifite ahantu hihariye bigomba kubera. Icya kabiri, iyo umuntu yashoboraga kuba ari mu rugendo yasonerwaga gukomeza isabato, gukomeza aya masabato yabo. Nk'urugero nk'uyu munsi mukuru wa Pasika nubwo utari isabato ariko nawe reka tuvugeho. Nk'uyu munsi mukuru wa Pasika n'iminsi mikuru yawukurikiraga. Iyo byasozaga umuntu ari mu rugendo ntabwo yawukoraga ku itariki 14 ngo anakomerezeho ku 15 ageze 21. Oya, ahubwo byasozaga uyu muntu abyimuriye mu kwezi kwa kabiri kugira ngo azabe yavuye muri ruriya rugendo. Ku isabato y'umunsi wa karindwi rero ntago ariko bimeze. Waba uri mu rugendo waba uri hehe ijambo ry'Imana kuko ni igikorwa cyabaye bikwibutsa kuba uhari nuko icyo gikorwa gihari. Ibyo rero ntabwo bishobora gukurwaho nuko umuntu yagiye mu rugendo. Ntabwo bikurwa nta na kimwe. Yego. Hari tuzakomeza kubibona ubwo tuzasuzuma kuri buri munsi ndetse na buri sabato mu masabato agendana n'imirimo yakorerwaga mu buturo bwera ngo twibaze ngo mbese bitandukaniye hehe, mbese umugambi wabyo ni uwo. Hari icyo nibaza, mbese kwiga iby'aya masabato ni iminsi mikuru hari icyo byakungura ku muntu w'Imana ukunda ibyanditswe byera? Hari icyo bigomba kutwungura byanze bikunze kuko nta gushidikanya ko Yesu Kristo umurimo we urahari. Kandi Paulo yavuze ngo niba mwarazuranywe na Kristo muhoze imitima kubiri hejuru aho Kristo agenje ate aho Kristo ari. Nta handi Kristo ari rero kuko ntabwo yicaye, ntabwo ari kurya no kunywa, ahubwo ari gukora umurimo. Ni ingenzi ku mukristo rero gusobanukirwa n'umurimo Kristo ari kugenza gute gukora. Kuko amasengesho yacu akwiye kuba huje n'umurimo waho Kristo ari kugenza gute gukora. Utabimenye rero ushobora gusenga amasengesho y'impfabusa ntumenye ibyo uri kugenza ute uri gusabira. Yego. Ubwo abantu b'Imana badukurikiye birumvikana ntabwo tugiye gufata igihe kirekire twiga iby'iminsi mikuru n'amasabato kugira ngo ahari duhangane n'abatabyumva cyangwa se tuvuguruzanye. Ahubwo umugambi nyamukuru ni uwo guhishurirwa Yesu Kristo. Yesu Kristo mu ijambo rye turebeye mu murimo wakorerwaga mu buturo bwera ngo dusobanukirwe n'icyo Kristo ari kudukorera. Bana b'Imana bazishimira kunguka ibintu bikomeye bihishurirwa muri iki gishushanyo mbonera cy'ubuturo bwera cy'umurimo Kristo adukorera, uwo yadukoreye, uwo adukorera n'uwo yenda kudukorera mu gihe kiri imbere. Yego. Ntabwo nifuza ko ikiganiro cyacu gitinda kugira ngo tube tugisubikiye ahangaha. Twari tuje kubabwira umugambi dufite w'imbere kugira ngo ibyo tugiye gutindamo mu minsi iri imbere. Sinzi icyo wabwira abantu b'Imana
icyo wabararikira kwitaho igihe tugiye kwinjira muri iki gika cyo kurebana iby'iminsi mikuru n'amasabato. Nk'uko ubivuga Eric, ntabwo twifuza gutindira abantu kuko abantu ntabwo bagifite umwanya ngo bakunde ibintu bibarambira, ariko kandi turimo turiga iby'iyi minsi mikuru n'amasabato, turarika buri muntu wese kongera kuzirikana agaciro k'ijambo ry'Imana, kandi akazirikana ko ibi byanditswe ku nyungu z'ubugingo bwe, ndetse niba byari igicucu akwiye kumenya icyo byashushanyaga, ndetse akamenya n'isabato ko ishushanye y'icyabaye, mbese yo ni igiki. Ntekereza ko wenda yo bitagoye ko ijambo ry'Imana rivuga ngo nk'uko Uwiteka yagenje ate yaremye, turi kujyana. Niyo mpamvu rero abantu bakeneye kuzatanga igihe cyabo, turabararitse cyane. Abazagira ibibazo bazatubaza, turushaho kubisubiza hamwe mu ijambo ry'Imana. Icyo dufite nuko twese dufite intego y'ubugingo buhoraho. Umuntu yaba byiyumvamo ku rwego runini cyangwa rutoya, nta wifuza kuzasigara muri iyi si. Rero kuko umwe mu minsi mikuru y'Uwiteka arimo n'ushushanya igihe tuzaba turi mu ijuru, dukeneye kuzabyiga kugira ngo tumenye ibyo dusabwa kugira ngo tuzabe muri ubwo bwami. Imana ibahe umugisha. Dusoreze n'isengesho. Kadusenge. Mana yacu, turagushimye uhabwe icyubahiro. Tunejejwe nuko agakiza wagashyize bugufi. Ijambo ryawe niko ritubwira yuko wigije agakiza kawe hafi ku buryo uri kure wese abasha kugashyikira. None tubonye ko n'iminsi mikuru hari ikiduhishiye. Ufungure ubwenge bwacu kugira ngo ubishyikire, kandi bitureze kumenya neza ibyo Yesu Kristo ari kudukora n'ibyo yadukoreye, ngo bigire icyo birema mu bigeho yacu byo kutugeza ku bugingo buhoraho n'ubutungane, mu izina rya Yesu. Amen.